Yesu nashimwe. Bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru, ndagira ngo twongere tumanyagura umutsima ari ryo jambo ry'Imana. Imana yatugeneye muri uru rugendo. Muzi ko mu minsi ishize twakomeje kuganira urare rw'Umwuka Wera mu kudukomeza muri iyi nzira, kandi muzi ko twanakomeje turebera hamwe intwaro z'umwuka, kandi ibigeragezo tunyuramo burya bitwigisha kurwanisha intwaro z'umwuka. Twarazibonye rero, kandi Umwuka Wera niwe utegura umugeni kugeza muhuje n'umukwe. Nk'uko nta mugeni waho utagira amarene, ni nako nta Mwuka Wera nta bukwe buhari, kubera ko muri kamere yacu nta cyiza kibamo. Ariko Umwuka Wera araza akanesha kamere muri twe kugira ngo adusanishe n'Imana. Abaroma 8:23 baravuga ngo ntabwo tuzi no gusenga, ngaho ku mwuka ubwe niwe n'ihimene hitavugwa asabira nk'uko Imana ishaka. Uyu mwanya rero nagira ngo dukomeze turebera hamwe ko dukwiye kurwana. Wambaza tuse abantu bose n'abarwanye, umva nkubwira ikintu ukwiye gutekereza. Wari uzi ko buryo bivuze ngo uri umukristo uba uvuze irindi jambo? Bivuze ngo ngenda umukristo uvuze yuko uri umurwanye. Uvuze yuko Imana ari papa wawe, kandi ko nawe uri umwana w'Imana, kandi ko ikikubeshejeho ari kurwana na Satani ari we mwanzi w'Imana. Imana rero ari we papa wawe na papa wanjye, data wa twese, afite umwanzi w'iteka yitwa Satani. Satani rero yabayeho, Imana yaramuremye, imurema ari umumarayika, ariko aza kuyigomera, ajugunywa mu isi ariyo dutuyemo, ndetse asenya urugo rwa mbere. Muzi uko byagenze muri Edeni. Ariko Imana itanga amasezerano yo kwizohereza Adamu utatsindwa, ari we Yesu Kristo twizeye, ku buryo abamwizera bahabwa ibikoresho byo kurwana na Satani. Nuko rero niyo mpamvu Yakobo yagiye kwandika, yandikira itorero mu bice 4:7, arandika aravuga ngo nuko rero mugandukire Imana. Muganduke, kuganduka no kumvira Imana, no kwemerera Imana, kuyicira bugufi, kuyigandukira, kutayirgora, kutayirwanya. Mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Ndashaka kumenyesha ko muri wowe ufite ubushobozi bwo kurwanya Satani no kumunesha. Ndashaka kumenyesha ko ufite isezerano ry'ubutsinzi, kandi ubutsinzi bwawe bukura ku watsinze Satani agatsinda n'urupfu. Ibyo Yesu yanesheje nako tugomba kubinesha. Yesu yanesheje urupfu, imva ntiyamuherana avamo, kandi byakozwe n'imbaraga zazuye Kristo, nazo yaduhaye. Yesu yahagaze mu minsi 40 ari mu masengesho, abwira Satani ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, atungwa n'amagambo yose Imana ivuga. No kuvuga ko Yesu yanesheje Satani ku mugaragaro, nawe ugomba kunesha. Yesu yegeraga Imana, kandi ari papa we. Bibiri ikatubwira ngo iminsi yose yirirwaga yigisha, bwakwira akarara ku musozi. Akarara ku musozi akora iki? Akarara mu masengesho. Yarazi intambara ari mu kwingana no kwisa. Ndashaka kubwira ko rero muri ubu buzima dufite dusabwa kurwana, kandi nkumenyeshe ko Imana yawe ariyo Mana yanjye, ariyo papa wacu, nayo ari indwanye. Imana ni intwari mu ntambara, nayo kuyizibwa nayo ni indwanye, kandi umugaba w'ingabo. Natwe rero tuko turi abana b'umusirikare ukomeye, abana b'umutwaro utwara abatware n'abami, nakwe twahawe ububasha n'ubushobozi bwo kurwanya Satani. Na Satani arabizi. Satani arabizi, ni wowe utabizi. Satani azi ko tumurwanya, kandi azaba murwanya ari bandi. Ndashaka kumenyesha ko Satani azi neza ko wemereye kumurwanya, kandi niyo mwirukanye arabyemera, ntabwo ajya impaka. Ibiro sinzi niba wari ubizi, ariko ndashaka kubwira ngo na Satani azi ko tugomba kumwirukana, nawe arabizi. Ni wowe utari ubizi ko biri mu nshingano zawe zo kwirukana abadayimoni. Aho niho gutabarwa kuri, umuryango wawe wakunaniye, tabaza ijuru. Umwana yakunaniye, tabaza ijuru.
reka some ijambo ry'Imana ariryo nsorezaho 19 mu byakozwe n'intumwa mu 11 kugeza 16. turebere hamwe ukuntu Satani nawe azi ko yaneshejwe kandi azi neza ko iyo duhuye nawe tugomba kumwirukana, ariko ibyo bikorwa nande n'uwizeye. hari indirimbo ivuga ngo twarabatuwe rwose mwami wacu Yesu Kristo, twarabatuwe. ariko arabageze muri muravuga ngo kwa Yesu dufite ubushobozi, dufite ubutware ryari iyo twizeye amagambo y'uko yatubwiye. ni uvuga ngo ibikoresho byo kurwanya Satani ntabwo umuntu ashobora kubifata atagira kwizera. iyo muri byavuze ngo dufite ubushobozi, dufite ubutware iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. reka nsome rero mu bice 19 ibyakozwe mu 11-16 haranditse ngo Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'Umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni ziti ndabategetse mu izina rya Yesu Kristo uwo Pawulo avuga. urumva ukuntu bategetse dayimoni, baravuze ngo birukanye dayimoni mu izina rya Yesu Kristo uwo Pawulo avuga. ntabwo ari Kristo wabo, ni Kristo bumvanye abandi. tugiye kureba niba dayimoni rero ishobora kugenda. dayimoni ntijyanwa n'ibyo uvuga, ahubwo ijyanwa n'ibyo uvuga aho bikura n'icyo uri cyo muri Kristo. noneho turebere rero kuri 14 haravuga ngo kandi hariho abahungu 7 b'umuyuda witwaga Sekewa, umwe mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo. bukeye dayimoni arabasubiza ati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwebwe muri bandi. ngo nuko uwo muntu warimo dayimoni nawe abasimbukira bombi, arababasha arabanesha, bigezaho ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. urimo ureba ikibazo cyababayeho. Satani nindirukana Satani n'uwabyawe n'Imana kandi afite kwizera nk'uko Kristo yari afite, yuzuye imbaraga z'umwuka wera, atigana abandi, akoresha ubutware bumurimo. bo bagiye gukoresha ubutware bumvanye undi. ndashaka kubwira ko Satani nawe abizi ko yatsinzwe, yaneshejwe. ninde umwirukana rero? n'uwambaye za ndwara z'umuka twabonye, akijijwe, yambaye agakiza mu mutwe, mu bitekerezo, yambaye ukuri, akenshi imyambaro y'ukuri cyangwa se umukandara cyangwa umweko, yambaye gukiranuka mu gatuza, afite inkota yitwa ijambo ry'Imana, yikingije kwizera ari kandi yiteguye ko iby'Imana ikora biza guhesha Imana icyubahiro. uwo muntu yabishoboye gutyo dayimoni zirahunga. na Satani arabizi rero. ndashaka kubwira ko hagarara mu butware bwawe, ntawe ukeneye guhamagara. wowe ubwawe wibitsemo imbaraga, wibitsemo ubutware n'ubushobozi, ariko bibayo wizeye amagambo kuko Yesu yakubwiye. nyemerera kubwire ngo muri wowe harimo ubutware, muri wowe harimo imbaraga. ntawe ukeneye guhamagara. hagarara mu mwanya wawe, irukana ibikwiye kwirukanwa, senya ibikwiye gusenywa, kubitasi bikwiye gukubitwa hasi, zamura ibikwiye kuzamuka, suzugura ibikwiye gusuzugurwa. ba wowe na dayimoni azi neza ko agomba kukumvira. ba wowe mu mwuka, ntagire ikintu akurega. urabona ko bano bana yarabareze, arababwira ati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamuzi, mwebwe muri bandi. Satani ajagenda nawe arabizi. Imana igufashe urwana intwaro yo kwizera, usenga amasesho ngo Yesu yasengaga. adayimoni bazabimenya niba kubona bagende. Imana ikugire neza, urakoze.